araribwa cyane nyine araremba bamutaransifera ibyumba ibyo joro ageze ibyumba niho yahise agwa. Frere nawe ubwo arataha nawe ajya kuryama, agiye kuryama mu gitondo ngo bahamagaye telefone ikagicama ariko umuntu ayifate. Bagira amakenga bajya mu nyine baragenda bakingura harahara basanga umuntu yasinziye kera. Basa naho banapfuye mu masaha kuko padiri bashize ku rubuga saa 9 mu rukerera kwapfuye. Undi nawe rero abakozi bagiye mu kazi, bageze ku kazi barategereza baraheba, bahamagara telefone yerekada. Abafurere bamwe atereka dusubire kureba uko bimeze, batinguye icyumba cyo basanga nawe yumye. Bamwe mu bahanga mu iyobokamana bavuze ko urupfu ari urugi rwerekeza mu buzima buhoraho, ariko iyo urwo rugi rukinguriwe icyarimwe ku bantu babiri mu buryo butunguranye busigira benshi agahinda. Bari inshuti, bari abagenzi mu muhamagaro n'abavandimwe mu nshingano, babanye mu rugendo rwo gushaka Imana, basangira akanyamuneza n'ingorane kugeza ubwo urupfu rwanze kubatandukanya bakagendera rimwe. Uyu ni Padiri Bagirubwira Donati na Frere Julie ni Musabimana Izatwumva, bakoreraga iyogezabutumwa muri paruwasi ya Kisaro, diyosezi ya Byumba, aha ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Aba bombi bitabye Imana kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi 2026. Byatangiye bimenyekana ko Padiri Bagirubwira Donati yitabye Imana nk'aho ibyo bidahagije. Nyuma y'amasaha make bimenyekana ko na Frere Julie ni Musabimana Izatwumva nawe yitabye Imana. Mu itangazo ryo kubika paruwasi ya Byumba yatanze riravuga riti umushumba wa diyosezi gatolika ya Byumba nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana afatanije n'umuryango wa Padiri Donati Bagirubwira ababajwe no kumenyesha abepiskopi, abaseserdoti, abihaye Imana n'abakristo bose ba diyosezi gatolika ya Byumba, abavandimwe n'inshuti ko Padiri Donati Bagirubwira yitabye Imana kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Gicurasi mu bitaro bya Byumba. Abakristo bumvishe inkuru y'incamugongo bavuga ko bagiye bumva inkuru zitandukanye zivuga ko mbere yo kwitaba Imana aba bombi bari bazima ku munsi w'ejo, nyuma y'akazi baza guhura barasangira. Padiri ageze mu rugo araremba akajyanwa kwa muganga, ari naho yitabiye Imana. Mu gihe Frere usanzwe ari n'umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire de la Salle Kirenge mu karere ka Rulindo we byamenyekanye ko yitabye Imana mu gitondo. Amakuru ko turi kuyumva bashobora bari bavuga ko arwaye, ariko nazo nta izi ndwara za diabete n'ibiki ntabwo zica bitunguranye, zirabanza zikakuzambye ukaremba ukagira gute bakakurwaza, ntabwo zihuhura kuri Frere we nta n'ibicurane nta na gripe nta n'iki, nta mayobera n'ibintu nyine natwe byaducanze. Ariko si ubundi musanzwe bari babanye gute n'abantu ku buryo wenda byakekwa ko babagirira ngo Padiri ngo ari inshuti n'uwo mupadiri n'uwo mufurere cyane ndetse ngo by'amagara, ariko uko abantu bari kugenda babivuga babinoganuga uwo mufurere niwe numva ushobora kuba ari ikibazo kuko yaramaze n'iminsi ngo yirukana bari umusubirizo ukora agakosa kwirukana, nyine bari kumuvuga kwinshi nyine kwa kundi yashaka ireme ry'uburezi, ariko ngo bari mwashwanaga nabo buri munsi biteye n'ubwo. Padiri rero akaba yabigendeyemo ubwo ngubwo. Padiri we rero ni intore y'Imana yiberewe neza ko babonaga ari ikibabagize kibereye aho kigira no mu baturage banabatirisha bakagitumira ukabona n'umupadiri nyine wibereye sociabilité rwose, wibereye sociable mu bantu. Urumva rero ni ibibazo wabyoroye kuba turi mu gahinda. Byagenze gute? Gusa ntabwo turamenya niba hari ahantu baje guhurira wenda bakaba bajya mu kabari, niyo makuru tutaramenya. Ariko bose ejo bari bazima nta n'umwe wari ufite ikibazo. Basa naho banapfuye mu masaha kuko Padiri bashize ku rubuga saa 9 mu rukerera kwapfuye. Undi nawe rero abakozi bagiye mu kazi, bageze ku kazi barategereza baraheba, bahamagara telefone yerekada. Abafurere bamwe atereka dusubire kureba uko bimeze,
bakinguye icyumba cyo basanga nawe yumye. babanaga sibwo n'abantu gute? Hari icyo wenda bashobora kuba babajijije? Hari Mana reka nkubwire furera araturerera nta rubanza namucira. Padiri n'imfura mbese Mana nta rubanza nawe umuvuga nabi, ariko se nk'umupadiri wamuvuga nabi gute? Si nka babandi biyo bazaga bakirwa bavuga we no kwibanira n'abaturage gusa bisanzwe. Ngo basangiye nyine ngo bari bari gusangira ku mugoroba ngo hariya kwa furere nyine hari aho bacururiza inzoga. Ubwo rero ngo bari bari gusangira none ubwo byarangiye gutyo. basangiye nimugoroba, mu gitondo bucya bose bapfuye. Barimo kuvuga ngo baroze uwo muderegiteri nyine hanyuma asangira na padiri. Padiri abigenderamo. Diregiteri bakaba bamuhoraga iki? Kumva bavuga ngo yari afite ubugome ngo yirukanaga abantu ku kirenge aho ngaho ngo abarimu benshi ngo yari amaze kubamaramo. Niko ndi kubyumva. Muri iki gihe ko ari ukwitonda. Ubwo rero ngo bagiye ku kazi nyine, bageze ku kazi we arabura. Bamubuze rero ngo bahamagara kuri telefone ntiyayifata. Nibwo rero ngo bavuze ati reka tujye kureba icyamubujije kuko ngo yabaga mu kigo kwa Niseti. Bagezeyo basanga umuntu yumye kera. Ubwo twahombye abantu babiri icyarimwe, nanjye ubwo nibyo ndi kwibaza, babiri icyarimwe. Nyine nuko byabaye inkuru ncamugongo nyine, ubwo abantu bose barimo kubyibazaho aho umuntu ahagaze n'undi nibyo bari kwibaza. Bari kuvuga ngo n'ubundi ngo padiri yaragabwa arwaye, ngo ni indwara ye yamwice. Iby'uwo nguwo rero nibyo byatubereye agahumamunwa kugira ngo bapfire icyarimwe. Ubwo rero ababitokoje bavuze bati basangiye, baraye basangiye. Musenyeri Patrick Irankunda, Vicaire General wa Diocese ya Byumba, avuga ko Padiri Bagirubwira Donati yazize uburwayi, ariko Frere Julie Nimusabimana Izatwumva ngo amakuru ye atarayafite neza, ariko agaragaza ko ari icyuho basigaranye, ariko asaba abakristo kudacika intege. Nzi n'ibihana n'umupadiri we yarasanzwe afite uburwayi. Niwe mfitiye amakuru kuko niwe ndamenya ibye kuko yarasanzwe afite uburwayi. Mu mwaka ushize yigeze kugira, hanyuma arivuza ariko aroroherwa, bamuha n'imiti azajya afata. Nkeka ko rero aribwo burwayi bwagarutse, ku buryo yafashwemo ni kimwe n'uko umwaka ushize yari yazafashwe. Hanyuma rero yabasha no kuburokoka kuko umwaka ushize nabwo yari yagize uburwayi bukomeye, ariko ahita ajyanwa kwa muganga aravuzwa. Rero ubu ngubu noneho bwaje ari simusiga. Ibyo mbona nkeka ko byamwishe kuko ntabwo nigeze nkora irindi genzura, ariko nubwo urwaye twari tuzafite. Kuba muri Diocese yanyu mupfusha abihaye Imana babiri icyarimwe, mubona ataba ari icyuho? Mukeka ko bishobora kuba byatewe n'iki, cyangwa se mwabyakiriye mute nko muri Diocese yanyu ya Byumba? Ubuzima niko bumera, aho ibyago iyo byaje ntawamenya uko bigenze. Twabyakiriye, byadutunguye twese, ariko nyine turabyakira. Ntawe ubyiteze ko twapfusha abantu babiri mu gihe gitoya gutya kandi bakiri bato. Ariko rero inzira zo muri iyi si niko zigenda, habaho kuvuka, habaho no kuva mu buzima. Twabyakiriye, turabitura Imana, dusaba Imana kugira ngo dukomeze turinde ubuzima. Aho bitashobotse ubwo nuko baragize Imana. Ukurikije bamwe mu batuye aho basanzwe bakorera umurimo w'Imana mu gace ka Kisaro, hari abatekereza bati aba bantu bashobora ko wenda bazize nk'uburozi. Mwaba mwabyumvishe, mubitekereza cyangwa se mwabivugaho iki? Ibyo ntabwo nigeze mbyumva, ariko nta nubwo najya kubijyamo kuko nta gihamya mfite yabyo. Umupadiri niwe twatangiye itangazo kumushyingura ni kuwa 4, misa ni saa 6 muri katedrali ya Byumba, naho tukamushyingura mu ihembe ry'abapadiri.
umufurere we gahunda ye ntabwo irajya hagaragara, turategereje kumenya icyo umuryango w'abafurere b'amashuri abereye Kristo bazatubwira. Ni ubuhe butumwa mwaha abakristo bo muri kariya gace cyangwa se abakristo muri rusange ba diyosezi ya Byumba bumvishije iki gikuba navuga ngo cyabaye kugira ngo abantu babiri bitabire Imana icyarimwe? Icya mbere ni ukubihanganisha kuko barimo bafite umupadiri wari muri paruwasi, yumvikana ari icyuho gikomeye ku muryango w'abakristo babatakaje umuntu wabafashaga mu by'inzira igana Imana. Ni ukubabwira ngo bakomere, dukomeze dufatanye kumusabira nk'umuntu witangiye ubutumwa muri kiliziya. Dusigaye tugasaba yuko rero Nyagasani yakomeza kutuba hafi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibindi byose tukaba tubishyira mu biganza by'Imana kuko ari yo muryango wacu.